kandi ni ukuri. ni amakuru nari ntegereje kandi ntekereza ko yabitse ibanga cyane kuko ibyambayeho byari nijoro ntabwo nabashije kumenya umuntu wangije ubuzima bwanjye. Ndumva nkomeye nubwo ndwaye ariko nakomeye. Nditeguye mbabarira umbwira umuntu wanyangije. icyo nkuziho ni ukuri umunyembaraga. Yes, umunyembaraga ntuca intege. Impamvu uzi ko ari umunyembaraga ni uko ushaka kumubwira ko ibyo nateguye ngomba kubikora, kandi amaze kukubwira ko ari ready kumva ibyo ngiye kumubwira. So please. Okay. Wambabarire umugenzi uko. Liam, please, reka mvuge. Urekera umunezero. Liam. Nyemerera kiyambwira ukuri. N'ibintu namusabye inshuro nyinshi arambwira ati kuri iyi sabukuru nzakubwira. Ubwo rero umunsi ugeze reka mbimenye nanjye ndavuga. Umaye akanya ko kuvuga. Gakoze cyane. Shenge. Uribuka umwana w'umuhungu twakundaga gukinana tukiri bato yitwaga Ganza? Ndamwibuka cyane ntabwo namwibagiwe. Yari inshuti yacu magana. Cyane. Kanyamirigo. Isi wa Ganza. Niba wagufashe ku ngufu ukiri umwana. Ngabivugisha ukuri. Se wa Ganza umwana nakundaga kuriye. Tuba Kanyamirigo. Liam, uramutse umenya uwo mwana. Nkubwije ukuri ko namushatse muri Kigali hose nkajya ndeba nkamutegereza ijoro n'umunsi nzi yuko yari inshuti yanjye. Se niwe wanyangije. Isi wa Ganza niwe wakwangije. Liam, wenda wowe ntabwo umuzi ariko nigeze kukubwira ko hari umwana wo mu buto nakunda. None umwana nijirirwaga nshakisha niwe. Wow. Se niwe wanyishe gutya. Gusa don't panic. Urabizi ko uri umunyembaraga. Don't panic. Ndababaye. Uzi imyaka namaze ntegereje kuzabona Ganza no kumva izina rye nibura ngo numve ko akiri. Ariko amakosa ya polisi ya Ganza. Wow. Amakosa ya se wa Ganza n'atari ya Ganza. Kandi urabizi ko Ganza yari inshuti yacu. Impamvu nakomeje kuguhisha ni uko natifuzaga ko wakumva ko Ganza yabigizemo uruhare. Gusa kubera ko wakundaga kugusohoka nijoro ugiye kureba Ganza, niyo mpamvu nyine byakubaye iyo mpanuka yakubaye. Atari impanuka. Uriya mugome w'umusaza yari yabiteguye. Uriya mugome w'umusaza. Nyine ibyakubayeho ni ibibazo, ni ibihe bikomeye wanyuzemo, ariko niko ubuzima bukomeye buteye isoni, buteye agahinda, ntabashije no kugira umuntu mvuganiriza. Nicyo kintu cyambayeho nkumva mbihiwe n'ubuzima. Ntabwo nzi amagambo nabikubwira. Ariko ndibaza ko bidafite aho byahurira na Ganza. Ganza we nta kibazo afite, nta na kimwe. Kandi ikindi ise ntabwo yari umuntu mwiza, ariko Ganza ese Ganza mubonanye basi wamubabarira? Ngiye mbabarira Ganza. Ubwo urumva byanyura mu zihe nzira? Ganza ntabwo ari we wakoze amakosa.
ariko se niyo wafashe ku ngufu ntaranageza n'imyaka 10 iriya uwo muntu wamubabarira mu buhe buryo uwo muntu wamubabarira mu kiki wow please okay can you see nshuti zanjye urakoze kumbwira urakoze cyane pe urakoze kundinda no kutegereza ko mba mukuru bihagije uranakoze kuntegurira umunsi mukuru ariko munyemerere noneho ntahenge mu rugo Ganza yaragukundaga ariko mbabarira iryo zina wongere no kurivuga Jesus none riya muko ugiye mbabarira uzumfashe tujye mu rugo muganga twavuganye nta yindi miti ari bontere yakubwiye ko nta kibazo gihari yakubwiye ushobora gutaha ngo yerekana iki neza twa dukweto riya I think birthday igisigaye turaza kwikorera mu gusa ariko dufite izindi gahunda yo kujya mu ngo wenda aza kuri riya wenda kubagurekeza kugeza mu rugo akibaza Your love I would keep with the wind whispering through the trees. Our childhood hearts felt at ease in the field where we used to play. Kiri kureba gutya how sounds why you look so beautiful today thank you urakoze nawe urakoze iyo umbabarira nkureba nagomba nguhaga urantera isoni ntabwo twari duherukanye cyane oya ese ntera isoni ndi kubona byose ufite akamurari wawe ni ukuri malariya ndayifite ubundi ikintu kinzahaza n'ububabare iyo ntari kubabara ntanumva ubuzima ari ubusanzwe kandi kubera ko umuganga uri kunyitaho yambwiye ko igihe numva ntangiye kugira imbaraga nke mu mubiri nzajya mubwira ni karibu ni ukuri narimba kumbuye umva reka mbazanira agatebe iwanjye naho iki kibaya ariko ni cyiza rwose ni amahoro ariko aha hantu hamenye ute koko nari nzi ko afurika kataguhirika abantu dusheshe akanguhe ikamirika mba mfite akabamfasha akabando k'iminsi ni karibu ni amahoro se ni amahoro mumeze neza tumeze neza mumeze mute mwebwe turaho abana bameze neza ni amahoro ariko mufite umucyamo mwiza aha ngaha aho agasozi uragiramo kacu inka rwose bakabonye ni keza cyane karatoshye karahehereye murakaza neza murakoze cyane Cecile kuri nongeye kwishima kukubona ubushize twahuriye ku nzira none nakurangiye iwanjye buriya ntazi yuko wahamenya ariko nibutse yuko abana bambwiye ko hano mwigeze muhaba mpitano harahabaye byoroshye ntabwo byangoye nari mpazi ahubwo nyine narinje kukubaza impamvu utazanye imbuto yategereje ndaheba ya rero mu buzima nanga guha umukiriya wanjye ibintu bibi nabonye imbuto mfite atari nziza buriya hari ibintu uhu umukiriya wawe urumva iyo umuntu yabaye umukiriya wawe umufata nyine nk'umuntu wawe ukomeye cyane buriya shenge ni umuntu ujya ungurira kandi akangurira akampa amafaranga meza aryoshye numvaga nari nkeneye uzajya gucurangira uturimbo twiza ajyane mu gashyamba wumve utujwi twiza tw'inyoni n'utuzi dutemba neza tw'amazi asumba ariko byose nzabagira ngo wumve inkuru nziza mu matwi yawe ntabwo nifuza kuzongera kumva inkuru mbi nk'iyo wumvise mu kanya iriya buriya yarangiye ntekereza ko twanayisize hariya kandi ndabizi ko wabirwanyije ngo ntabimenye ariko kuri njyewe numvaga ari igihe n'ibanga nagombaga kumenya
kandi wakoze kurwanira amarangamutima yanjye byo numvaga mfite imbaraga sibyo wakoze byiza urakoze nawe wakoze kuba basi wemera yuko ndi umuntu wagufasha kubw'izo mpamvu rero hari icyo ushaka gusaba. okay ndakumva ngenda gusaba gitoya cyoroheje ariko wenda ndifuza gusaba ikintu gikomeye. okay are you ready? yes of course Cyo ndifuza kuba nagusaba ikintu gitoya cyane cyoroheje ariko wowe ku ruhande rwawe ukansaba igikomeye wumva washobora kandi nanjye nashobora. Yaba bisaba amikoro yanjye yose, yaba bisaba umwanya wanjye wose, ndetse n'iyo byansaba ubuzima bwanjye ntabwo utanze nk'igitambo ku bwawe kubera ko ngukunda. Ngaho mbwira rero iki kintu wumva wansaba ko niteguye kugikora kandi ndabizi ntabwo ndivuge ngo oya. Kuko ubuzima bwawe busobanura ubwanjye muri aka kanya. Nta buzima njyewe mfite wowe udahari. Umva igihe rero usigaje kuri iyi si twakimaranye. Cause I love you, so tell me. Bita ku bakiriya bawe bigeze aho? Ntabwo ari ibintu bikomeye. Mami, twagenderewe. Wajya ugenda gahoro. Muri aho. Ubu neza. Akana se n'akawe se. Ni papa wanjye. Oya ntabwo ari. Yego sha, urashaka ko mbe asose. Wambaye rinete nziza we. Kuva mvutse. Voye muri ubu buzima. Zivura igifu, urwara igifu se nawe. Oya reka kiremo. Baba we mbonyuruhara. Oya ngo barwita uruhare bambe. Ni uruhanga ntabwo ari uruhara. Ko nshishiye. Yego. Mbese numva utuntu tunyiritse mu mubiri kubera uruhare. Kamusubizemo ingofero da. Mama narabikubwiye ndakubwira ngo umugabo w'inzozi zawe ni umugabo ufite uruhara. Oya nako papa uzambera papa. Umwana. Bezamo rinete zawe. Witwa ndetse umwana? Nitwa Tete. Atete. Ako nako ndi umwana pe. Ufite imyaka ingahe? Ndi inkumi. Nuko umukobwa wanjye yambereye rero. Ko gasese n'abantu bo mu Bahinda akakana ko wagira ngo ako ku musozi wacu. Rwose ufite intoki ngufi. Ufite intoki ngufi. Nazihayeho umwana wanjye. Ubuse wowe uri muremure haguruka turebe. Ariko ntukavugishe amagambo menshi umushyitsi. Oya ndi kumuganiriza mama se wambwiye ko uzinganiriza abakiri. Ufite umusatsi mwiza rero. Amagambo aremereye. Wambaye neza. Nende wakakuguriye aka gakanzu. Ni mama. Yego. Yakaguriye he? Ntago maze. Gambara najye wambiko rero. Urabona utaberewe se? Mama komeza ururebemo banarukoramo nta kibazo. Oya n'ibi ntago ari byiza. Rwamurya. Uru ruhanga rwamurya. Uruhara rurajyana nk'intuza cyane. Nk'igikeri. Oya. Urujyana nk'isatura. Satura ntabwo nyizi. Satura ntabwo yizi. Ni igisimba kigira ikinyo kimeze gutya. Kiza imbere. Uzi ibikoko bitwa gutya. Kigenda gitaragurika gutya. Uzi iyihe nyamaswa mu buzima? Ikintu nzi cyane ni igikeri. Igikeri? Kivuga gute? Wajya ngo barako. Kivuga mutima. Ikintu uzi nubwo uzi ukuntu kivuga. Umwana yakuze neza kukigana nibyo biri ku ngoro. Hakubwo uri mukuru ushobora guhita ubimenya. Kivuga. Inkoko se yivuga gute? Koko. Nose siko koko. Uzi gukama cyangwa wabonye aho bakama? Inkuru yize. Mu byukuri umbwiye amagambo akomeye kandi mu byukuri ayo magambo ndetse n'uburenganzira umpaye bwo kugusaba icyo nshaka cyose ni ingenzi ariko sinzi niba icyo nkeneye kurusha ibindi ugifite. Nta kintu ntabona she. Nta kintu na kimwe wasaba muri ubu buzima ngo gikuburire. Niyo cyansaba kugikorera imyaka 10 y'ubuzima bwanjye cyangwa imyaka yose nsigaje.
nawe wabibona yuko ari urugendo ukanyihanganira wenda bikaba byatinda ariko nkabigeraho. Yes. Ikintu nkeneye cyane kirenze n'ibindi byose ni igihe. Nkeneye igihe cyo kubaho Liam. Ndacyari mutoya, wanyongera igihe cyo kubaho yaba nkoreye ikintu gikomeye. Kugeza ubu nicyo kintu numva nyotewe, nicyo kintu numva mfitiye inyota, nicyo kintu numva niyo ngitekerejeho umutima wanjye ugira ubwoba. Ndabizi neza wari usabye n'imbaraga zose kandi nabyumvaga ko wari witeguye gukora buri kimwe mu bifatika, ariko nkeneye igihe cyonyine. Karame, urabizi neza ko ibyo ngibyo atari njye mbigera, ariko hejuru y'ibi byose tunyuramo hari Imana isumba byose, Imana nyir'ibihe niyo itegeka byose. yego, kuko ariwe yaremye igihe rero numva sa naho njyewe nsinzwe ko mwene muntu ntashobora byose, ariko Imana Almighty God irahari ku bwawe kandi igihe izakiguha. si ubwo ko birashoboka. Ya, birashoboka kubera ko Hezekiya yaragiye gupfa, ariko Imana hamwe no gusenga yamwongereye indi myaka 15 y'ubuzima. Ikindi kandi muri Zaburi ijambo ry'Imana ritubwira yuko yamenye iminsi yacu yo kubaho twebwe tutarabaho n'umwe. Ni ukuri. Wari ufite igihe yakugeneye muri ubu buzima kandi tuzakibana kubera ko urukundo ruva ku Mana. Kibanaho ndabyo ariko bizaterwa nawe uko uzitwara, nuko uzasigasira amarangamutima yanjye n'umutima wanjye. Ko ngira ngo ntabwo ushaka gusubira mu byabaye hagati yanjye nawe, ariko ntekereza kuri kunyumva. I know you can understand me. None se uzemera ko nkunda? Kumbabarire basi kongera dukundane neza, cyangwa uracyankunda? Hari Liam, no mu gihe wambabazaga, no mu gihe umutima wanjye warimo, sinzi ukuntu nabikubwira, uburyo umutima wanjye wari ubabaye bihagije, mu by'ukuri nari ngukeneye hafi yanjye, kuko nakunze rimwe ku kigero cyiza, nkunda rimwe nivuye inyuma, nkunda rimwe kandi ntusimburwa. Urwo rukundo ngukunda rero ntabwo rwatuma ntakubabarira. Ndakubabariye kandi cyane, kandi Liam, I beg you, mbabarira mu minsi mike yansigaje yo kubaho. Uru rukundo rwumva, mbabarire, sinzapfa mfite inyota y'urukundo. Nzakubera byose wifuza. Urakoze cyane kumbabarira, nciye bugufi imbere yawe rero, kandi nakiriye imbabazi. Ntabwo harabura gusa gutoza umutima wanjye kuyakira no kwibabarira, kubera ko narakoresheje bihagije, ariko you have a golden heart. Thank you, Liam. She, urabizi n'ikindi, reka nkure kujya kuruhuka, reka ugenda ujye kuruhuka, nanjye mbona uburyo bwo gutaha. Umusaza atansanga ahangaha
ko se papa mupfiki oya nta kibazo sinifuza ko papa yansanga ahangaha bashaka tumagura ngaho ngera umbwire ko mwumva bwanyu I love you so much. I love you too. Inka nyine yo ndayizi ariko inka ndayizi mama ako ntabwo nzi uko bakama ntabwo urabona ndaza gutwara aha nzagutwara mu cyaro iwacu uba mu cyaro uba mu cyaro kwigende ariko ntabwo twagenda nanone da mama bafite yahita agirira ahubwo nabasigana mwebwe babiri nyine musigaranye muri babiri muganira n'abaderanja byaba ari byiza ariko ubundi ubwo buriya oya ntabwo uri kutuderanja usanzwe uzi mama umuzi igihe kirekire ubona bamukunda ari mwiza uzi ko hari igihe mubona gutya ntugatake ubu kuki imana itaretse ngo mvuke mbere ya mama kandi nanone ireme mama mureba akiri inkumi byibura angana nkanjye nko mu myaka 15 ntubona se wo kumesa mama ni mwiza yego buriya arateye urabona igitunguru cyawe nyo buriya neza niko ateye reka ariko buri uko azasa ntabwo birahishurwa uko tuzasa nikurahishurwa ni nacyo gituma abisi batatuzi we ubu mama iyo yambaye noneho agakanzu arahishurwa oya ushobora kumureba ugahita upaintinga ugatumira nka gutya nakwikundiye uzi kuganira none ntabwo nkunda abagabo bankorakora cyane abapapa bakuru kereka umusore wonyine umwe rukumbi intwari oya narimbuza ubusa yewe umukobwa wanjye rero yari ahangaha sinjya nifuza ko yampaguruka iruhande oya ntakaze rwose kuko utu tugambo twose avuga turanshimisha nkakomeza nkamwirebera uzirungu ngire yagiye kwiga ukajya wita kuri mama nta nubwo mbava hagati kubera yuko ikintu nagira ngo nkubwire gahunda ubu wowe ujya ureba mama umubonemo guardian angel direct isi bro birumvikana swite yatari hagati aho wari wambaye neza ahubwo mbwira wari ugiye kureba nde cyangwa wari uvuye kureba nde oya da mfite no kujya mu mbari umutima twagomba gura tukaganira ariko urabizi ko ntabunze aho kunywa agafanta cyangwa ni umusheri ariko Yesu na Mariya shiri n'ubu ntabwo uramara kwizera neza ko ariko ubundi aho ugenda bazi ko udetinga intarekazi cyangwa ntabyo bazi ntabwo makuru baramenya ntayo baramenya uzababurire rero kuko ndamutse ngize uwo mfata nawe urabizi atapfa umuntu si ubwapfa wenyine cyangwa namwajyana oya da ni uguhita mbakubitaho ipingu nkabifungira muri kasho yanjye njyenyine apana gereza nyine ibintu ugomba kuzamenya bitumara kubana sibyo turi ntarigenge nibaza umunsi tuzakora mariage umunsi tuzaba turi muri sale ariko avaye muri sale ni de hôtel spécial tukasaba tugakwa kwa kundi usohoka mu gitondo nkagobera sashe tukangora kabisa uko ahubwo se hagati aho tukiraho uracyavuga ku byo kubana n'ibiki umwana wigeze umwicaza umubwira nyine ko hari gahunda dufite ikomeye nk'iyo ngiyo ni umunsi wo kwimubwira kutigeze umubwira ngo nanamuzanira akagifuti byibura nze hari akantu muzanira arahari neza nari narakubwiye ko nagushaka hano iwanjye uje gukora iki ntabwo wakumva ukuntu mpangayitse ndahangayitse hamwe ntaryama ntasinzira sinywa amazi sinshira simira ndahangayitse pe kandi nkeneye ubufasha bwawe Ken umva icyambere kuba nemeye ngakingura umuryango wanjye nkabona ari wowe nyemerera mu mwanya ukaza hano ukicara hano ku ntebe yanjye deja nakubashye
icya kabiri narakwiyamye ibi byo gushaka kumbwira ngo kumbaza ngo amakuru y'abana bayirike abana birike isa n'abanjye kegerageze nyumve nkeneye ko bari abantu mfasha tukabarigisa please biramutse bimenyekanye gato ugize ngo iki tukagira gute wabyumvise neza inde njye nawe reba amasaha yose tumaze hano tuganira utigeze unambwira ko hari ngo nanamukuru kuba hararahari ariko si bitwaye oh my goodness aba naje amaboko masa nta n'ikintu muzanye urabizi ko ngukunda I love you more ukunda I love you more kandi ngukunda byenda gupfa nibyo nanjye ndagukunda n'umutima wanjye wose kandi you know that right muzumva tuzakora nka mariage ryawe tuzabanza duhabwe uruhushya uretse kugisubiza Linka ngwino gato oh Linka you're around come here hey sweetheart nta nubwo nari nzi ko hari daddy amakuru se sheri akoze neza mana yanjye se kuri nkaje ugahita untera umugongo so waretse nkabanza nkirebera umwana tukanaganira amasaha yose uza amasaha amaze hano atigeze anambwira ko uhari neza narabikubwiye kuva kera cyane ngiye kubigusubiriramo amanyanga ukora azakugarukaho icya kabiri njye sindi umwicanyi ntabwo niteze kuzica umuntu please ntuzongere kumbwira kandi izo story zo kuvuga ngo barabera iki ngo I don't care nabyo ushaka kumenya ibibazo byawe n'ibyawe kandi narakubwiye nukomeza kungendaho nzagushira hanze babarira nyumve urabizi kuva kera ngwaniraga ishyaka n'ubu ngubu mva ko nkeneye imbaraga zawe neza ibyo byari kera naragira ubwenge kubera iki nta n'ikintu nakuzanira ntabwo nigeze umenya ko hari nta kibazo ariko utaha nzakuzanira cyangwa umwana umutima ukunze thank you so much so mbwira umeze ute urasa neza mana yanjye umeze neza muri make nta kibazo mfite ndabona ko nawe usa neza thank you cyangwa wabonye umushahara usigaye kwitaye wabona tugiye kubona umukwe tubwira ahubwo tube twitegura oya ndi busy ndi gushaka akazi ngo mbese kisumbuye ko mfite muri make nzamure biva kugura umusaza kwanjye gusaza yazaba atari mu kazi nzamusapota ariko mbayeho iyo waba udashaje wumva nta kibazo urimo kugira ahubwo se uvuze ku bintu by'akazi nta nubwo nigeze nkubaza ibintu wize gusa uze gutunganya CV zawe uze kuzima ubundi nkwereka ibintu bikorera yoko you are the best thank you you're welcome sweetheart okay murekere nayo ntaza gufuha amasaha yose twamaranye nagushaka kumarana n'umukobwa wanjye iminota mikeya reka mbwira Linka impamvu muhamagaye niyo okay amahoro nanjye ndateze Linka karamudadi umuntu n'umuziza nta n'umuntu nzi nkawe ndabizi rwose so impamvu guhamagaye rero ushaka gukora presentation ukinkotorora unkoresha ibyo ushaka ubu narakuze ufite ubwenge nzi icyo nshaka mu buzima bwanjye nzi aho ngomba kugarukira please niba ufite ubwenge
ugomba kugira ahantu ugarukira kuko bino bintu ntabwo biza kugwa amahoro ndabikubwiye. Basi fata ku mutima wanjye wumve, umutima wanjye ntutera urasimbuka urenda kumva kubera umutima mubi ufite. Njye sinzi impamvu bakwise neza kandi ufite umutima mubi. Ntabwo ari umutima mubi ke, nkeneye kwirwanirira, nkeneye kwihisha. Aya makuru ntabwo agomba kujya hanze. Kuki utanyumva? Kandi nizeye ko ugomba kumfasha ke, please. Ndakwinginze mbabarira. Bifashe. Please. Icyo nsabwa cyose ke ndagikora. Ariko bimfashe. Wenda uburyo wari umuzi se turakundana. Turakundana ariko mu rukundo dufitanye ndimo namupropoza ko tugomba kubana. Sure. Umaze igihe kirekire umbaza impamvu impeta mu nda ikora. Nawe yarabimbajije ariko mubwira ko ngomba kuvamo isimbura. Ngiye kubangwa ko ntari umubyeyi. Congratulations. Oh my goodness. Thank you, thank you so much. Thank you, my baby girl. Thank you. Thank you, daddy. Ndabyishimiye. Nta kibazo biguteye. Icyo navuga ni kimwe. Nimba uheza papa ibyishimo, buri kimwe cyose igihe ibyishimo sinajyaka. Papa yandwaniye ishyaka, yabaye mu ruhande rwanjye, aho nakoze amafuti yarankusuye nk'umukobwa we, ariko igihe kirageze ngo nawe yishime. Kandi uri mwiza imbere n'inyuma, nta kibi nkubonamo, nta n'icyatuma rero ntaguriza papa umutware imbago z'ubuzima. Uzi uko bananifite ukikiza ukuntu usa utari bubyemere, nta cyatuma rero utamutwaza imbago z'ubuzima ngo umusazishe yo gusaza nawe. Neza wowe ufite ikibazo kimwe, hari ibintu bibiri uri kwitiranya. Uri kwitiranya ko ushobora kuba ngufitiye urukundo, niyo mpamvu ndi gukubikira ibanga. Si uko bimeze. Jyewe Keidi ndi umuntu ujya ukunda kubika ibanga ry'abantu, kubera ko ibyo ni ihame, kuko nanjye ari abantu bambikiye amabanga menshi cyane. Niyo mpamvu nyine hari abantu banyubaha kubera ko mbafitiye, hari ibyo nzi kuri bo n'aba ari byo banzi kuri jyewe. Impamvu ndi gukubikira ibanga si urukundo ngufitiye, ni uko ndi kugerageza kuguha igihe cyo gukosora amanyanga yawe wakoze. Shuko ugeze hano ute? Ntago ndi kubyumva. Hano uhageze ute? Ahubwo wowe hano ujya uhaza akasakumiro ke shukuru muraziranye. Shukuru hano ndabonekirwa ibi ni ibiki? ke cyangwa niyo mpamvu usigaye nyihunza muri iyi minsi we na n'uyu mugomekazi wowe wamugambanyiwe. Ugeze hano ute? Ngiye ntago ndi kubyumva. Ke nkeneye ibisobanuro. Uyu nawe hano gute? Mumbwire ko murebana. Shuku kumbe wowe nawe ubumenyi igihugu kigwana n'ikindi. Ntabwo narinzi ibyo ndimo.